nabonye ibintu bibiri ari byo ngiye kuvuga mbere y'uko mpabwa aya magambo. Rwose nayibonye mu buryo butangaje kandi bukomeye. Nari nshyizweho mu dutotsi dukeya tudashize kwa kundi umuntu asinzira ngo agereyo, kuko nari nibogetse gato, natwawe nicaye ku ntebe, nibwo ibi bintu naje kubibona. Hanyuma zose tumfashe mbona ibintu bibiri. Mbona icya mbere nabonye insengero zisenywa, mbona zirarimbutse neza zirasenywe zose zirarangiye. Hanyuma nyuma yo gusenywa mbona hubatswe izindi nsengero hahandi za zindi zasenywe. Hanyuma buri wese yazaga yiyambariye uko yishakiye, buri wese yazaga isaha ashakiye, kandi buri wese akaza yavuga ibyo ashatse kuko zarimo urusaku rwinshi cyane. Hanyuma muri urwo rusaku nibwo nabonye umuntu aza arazisenya, arazirimbura zose azimaraho. Bari bambaye bose imyenda isa, bari bambaye imyenda isa bahuje ibara. Bamwe bambaye umweru, ni ukuri umweru, bari bambaye umweru hejuru, hasi bambaye ubururu. Ayo mabara afite icyo avuze. Hanyuma ijwi rirambwira ngo Imana ije gukura umwanda mu nzu yayo, Imana ije gukura ikizira ahera, Imana ije gusenya no kurimbura ibyishyira hejuru n'ibyikakaza byose mu nzu yayo, kandi ije kurimbura, ije gukuraho umwanda. Ijwi rirambwira ngo uko Imana isenye ziriya niko igarutse kubaka izindi nshyashya, kandi zijyanye n'igihe, kandi izi nshyashya izanye n'abantu bashyashya bo kongera kuzibamo batandujwe n'ibitambo batambye byanduye, kuko abangaba bahagurutse mu mwanya wabo kandi bahagurutse mu gihe cyabo. Ndavuga umuntu wese uri umukristo, ndabwira umuntu wese uri umushumba cyangwa se ufite ikindi ukora mu nzu y'Imana, ndavuga ngo nimbabwire ngo kubera ko mwacumuye, kubera ko mwakoze ibizira n'amaso y'Uwiteka, ngo niyo mpamvu musenywe kandi murimbuye mukajugunywa muri kiriya kinogo. Ngo Imana ije gukora isuku, kandi ije gukubura, ngo ntisi no gukubura gusa, ahubwo ije gukoropa ivana umwanda mu nzira, n'ikishyira hejuru cyose n'ikikakaza. Hanyuma irambwira ngo mbabwire ngo kandi uko ibyo bibaye, ngo ni nako ihagurukije abandi babishopu bashyashya, abandi bakristo bashyashya, abandi bashumba bashyashya, kubera yuko mbona atwaye imodoka. Hanyuma iyo modoka yari atwaye, imbere yiwe hari abandi bantu bamugaragiye, n'inyuma ye hari abandi bamugaragiye, ariko imodoka yari atwaye irihuta cyane, igonga izari imbere, hanyuma irazigonga zose, mbona iziciye hejuru. Hanyuma nyuma yo guca hejuru izo zose zari imbere yiwe, hanyuma izahije zimukurikiye nazo mbona ziraje zibonye, imaze kubona ibibaye nazo ziza zirukanka, ziri ku muvuduko urenze uwo zari zifite. Hanyuma nazo mbona zigonze iyo yari arimo, hanyuma nazo ziyiciye hejuru. Ntangira kubaza, se Mana, ibi mbonye ni ibiki? Reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mvuge ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri wowe, ndetse n'umugisha w'Imana ukomeze kukubaho aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ndizera yuko umeze neza. Umeze gute mukozi w'Imana? Turaho, turashima Imana. Urakomeye cyane. Ni ukuri turakomeye. Nta kibazo.
nta kibazo umwami aracyaturinze. Ndabona umeze neza. Ni ukubera Imana. Ni ukuri rwose Imana iba yahabaye, ndabona umeze neza. Erega buriya hari ikintu gituma tubona umuntu ameze neza. Nyine nakubwiye ngo ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Aha. Rero ntabwo dushaka gutinda, ahubwo turashaka kugira ngo hari umuntu wakubonye ariko hariho n'utarakubonye. Ubu ngubu tuvugana afunguye ikiganiro, ariko ninde uri imbere kuri screen ziwe? Ese ninde? Turashaka kugira ngo ube watwibwira, asigaye ubundi utangire kandi unasenga n'Imana muri ibyo bintu byose, ko mwuka w'Imana arakuyobora aba ari kutambuka. Mu yandi magambo, ubwo birashoboka kuba watangira ugasenga Imana cyangwa se ukabanza ukibwira abantu byose. Ubwo tuguhaye umwanya kugira ngo muri uwo mwanya ukurikize. Mbere na mbere ni Imana. Ibindi byose biza nyuma y'Imana. Reka tubanze dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Tugushimiye ko uyu munsi watwemereye ko twongera kurumbura iminwa yacu. Ni ukuri ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Rero turi hano kubw'umurimo wawe no kubwo ijambo ryawe. Ntabwo duhari ku bwacu, duhari tuhabereye abandi, ntabwo tuhari ku bwacu. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Kandi tugushimiye ko wadushyizemo iyi minsi kugira ngo tube duhari, nabyo turabigushimiye. Hanyuma aka kanya rero utwemerere ururu kubane natwe, ntabwo ari twebwe ahubwo aba ari wowe, kandi izina ryawe ryamamare mu isi yose, kuva ku ntangiriro y'isi kugera ku mpera zayo. Amajyepfo n'amajyaruguru bakumve kandi bakumenye, iburasiro bwaryo n'iburengero bwaryo bakumenye kandi bagukurikire. Uyu mwanya rero unyemerere banze mbohoze iki kirere mu izina rya Yesu. Imbaraga mbi zose turazifata mpiri mu izina rya Yesu. Imbaraga zivuye mu gihugu cyo mu ijuru duhamagaye ngo zize ziganze hano hantu. Kandi ibyo ubwo ubikoze dusengeye n'abarwayi aho bari hose mu mpande zitandukanye, ngo ni wowe kubakize uburwayi bwose barwaye. Ari abarwaye igifu nubakize, ari abarwaye kanseri nubakize, ari abarwaye diyabete nubakize, ari abarwaye impyiko n'umwijima nabo nubakize, ari abakoze impanuka nabo bakize mu izina rya Yesu, hari abarwaye na sida nabo bakize mu izina rya Yesu, hari abarwaye covid nabo nubakize mu izina rya Yesu, abarwaye Ebola n'amabaga nabo nubakize mu izina rya Yesu. Kuko izo ndwara zose nta wundi uzikiza, niwe wenyine, kandi uwakwiha amaboko arapfa turabizi. Rero abandi bose nukomeza, abarwayi bose nubakomeza amaboko kandi ubarinde gutenteburika mu iminsi imeze gutya. Abatarwaye nabo nubarengere kandi ubiteho kandi ubahaze ubuzima buzira umuze. Urakoze uko wumvise gusenga kwacu, kandi urakoze uko twumvise. Hanyuma umuntu wese ugiye kudukurikira tumusabe umugisha w'amajya n'amaza. Umugisha rwose uvuye mu gihugu cyo mu ijuru numugereho, kandi umugisha utanzwe nawe aba ari wabona. Kandi mwami mwiza, ari wowe udukurikiye bwa mbere n'umaze iminsi udukurikira bose, mwami mwiza bose ubakubire 770 kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Amena amen. Murakoze kuba munyakiriye hano kuri Zaburi Nkunda no kwishimwe ry'Imana. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi ikomeze ibagure, kandi ikomeze ibatera inkunga yayo. Inkunga umuntu yagutera ntacyo yakumarira, ariko Imana yaguteye inkunga ibintu byose biremera. Rero Imana nibatera inkunga yayo, kandi Imana niburize, kuko umwana w'umuntu yakuriza akavuga ngo niwe wagusunitse, ariko Imana iyo yakurije nta wundi ijya kubwira ko yakurije. Amena. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Njyewe rero muteze amatwi, Nushizimpumu François niyo mazina ababyeyi banyise, niyo mazina ndi gukoresha muri uyu murimo wa nyir'ibiremwa. Hanyuma ngarutse imbere yanyu nzanye ubutumwa, ni ukuri ngusaba ko wabukurikira kuva butangiye kandi kugeza busoze. Ubutumwa
n'iyerekwa nagize, kandi iriyerekwa rirandeba nawe rirakureba. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe ugiye kudukurikira. Rero reka ntago ndatinda, twinjire mu butumwa nyirizina. Hanyuma turabanza dusome amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 33 niho tugiye gusoma. Umusomyi rwose nadusomere, aradusomera umurongo wa mbere ageze ku wa gatatu. Yesaya 33 umurongo wa mbere ageze ku murongo waho wa gatatu. Hanyuma arasimbuka dusomera umurongo waho wa 12, awudusomere rwose. Hanyuma usome asimbuka hano dusomere umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urasoma gake tugendana, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uzabona ishyano weho unyaga kandi utanyazwe. Zaburi 33. Na gatanu. Yesaya. Ni Yesaya 33 na gatatu, ntabwo ari na gatanu. Na gatatu. Niko handitse. Uzabona ishyano. Ntabwo ari Yeremiya utumwe, nta nubwo ari wowe ari ubundi ugiye kubyumva, ahubwo ni wowe uyu munsi ugiye kubyumva. Wumve neza uko ijambo ryagarutse ubwa kabiri ku muhanuzi Yeremiya. Rero nawe uyu munsi ubutumwa ushobora kuba warabwumvise mu minsi yatambutse, ushobora kuba wabwumvise mu gihe cyashize, ariko ijambo ry'Uwiteka rigarutse ku nshuro ya kabiri, rigaruka kuri Yeremiya. Ngaho tega amatwi wumve icyo Uwiteka atumye Yeremiya. Kandi Yeremiya iri jambo ryamugarutseho agikingiraniye mu nzu y'imbohe. Uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Umva ngo uko niko Uwiteka avuga, kandi ngo Uwiteka niwe ugira icyarema kandi akanagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenye. Umva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo Uwiteka niwe umenya ibikomeye, ngo kandi mutabaze aragutabara, kandi ngo wakubwire n'ibindi wowe utabasha kumenya. Uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba z'abami b'Ubuyuda. Urimo urasoma birebire, ongera usubire musome bigufi. Uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa. Nguku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga, ivuze ku by'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu y'amanyumba z'abami b'Ubuyuda. Ngo n'izi nzu z'amanyumba y'ubwami bw'Abayuda bwasenyewe kugira ngo babone uko barwanya uburira ku birundo bitwaje inkota. Subiramo neza, abantu ntago babyumvise. Byasenyewe kugira ngo babone uko barwanya uburira ku birundo bitwaje inkota. Ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo ibyo bikorerwa mu manyumba y'ibwami, ngo ibyo byose ngo babisenya kandi bitwaje ibirundo byayo, ngo kugira ngo bazimye cyangwa se bacecekeshe umurimo w'Imana. Dukomeze. Usoma umurongo waho wa 12 niwo tugezeho, niwo wa gatatu wawurangije. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati. Umva uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuze ati, aha hantu habaye amatongo. Aha hantu habaye amatongo, hatakigira umuntu cyangwa itungo no mu midugudu yaho yose. Ntihakigira umuntu cyangwa itungo no mu midugudu yaho yose. Hazongera kuba ibiraro by'abashumba aho bazacyura imikumbi yabo.
aha hantu hazongera kuba ibiraro ndetse habe n'imikumbi hazongera kuba imikumbi habe n'ibiraro ndetse n'abashumba bongere bahaboneke. Mu midugudu nkomeze 13 bakomeza 14 13 urayisimbuka udusomere 14. Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza. Uwiteka arongera avuze ngo dore iminsi izaza, nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli. ngo nzasohoza rya sezerano ryiza nasezeraniye ya nzu ya Isiraheli, inzu ya Yuda. hanyuma n'isezerano nagiranye n'inzu ya Yuda. 14 yarangiye. Amena. Imana yo mu ijuru niguhe umugisha. Ndashaka ko dusomera aya magambo rimwe kuko iyi message ntabwo nshaka kongera ndashaka kuyivugira rimwe, hanyuma udusomere amagambo nawe dusanga mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 12 niwe uradusomera rwose, wa 17 n'uwa 18, hanyuma dusomere n'uwa 19. wa 19 urasoma ayawo gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Dore kwizera guheshwa no kumva, ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. ariko ndabaza nti ntimwumvise? Ariko Uwiteka arongera kubaza nti ntago mwumvise? Ye rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryarasakaye mu isi yose. ngo bose barumvise ndetse n'ijwi ryabo ryarasakaye mu isi hose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. hanyuma ayo magambo yavuzwe yose yaratambutse agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti Abisiraheli ntibabimenye? Ariko Uwiteka yongera kubaza ati Abisiraheli ntago babimenye. Mose niwe wabanje kuvuga ati nzabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga. Ngo azabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Dusomye amagambo, dusomye ijambo ry'Imana ryiza kandi rifite ubutumwa bukomeye. Rero nibwo tugiye kwinjiramo, ntabwo ndi bujye kuri detaye ijambo kurindi, ariko icyo ngiye kuvuga ibyo nabonye ibintu bibiri ari byo ngiye kuvuga mbere y'uko mpabwa aya magambo. Rwose nayibonye mu buryo butangaje kandi bukomeye, nari nshyizweho mu dutotsi dukeya tudashize kwa kundi umuntu asinzira ngo agereyo, kuko nari nibogetse gato, natwawe nicaye ku ntebe, nibwo ibi bintu naje kubibona. Hanyuma tuzoze tumfashe mbona ibintu bibiri. Mbona icya mbere nabonye insengero zisenywa, mbona zirarimbutse neza zirasenywe zose zirarangiye. Hanyuma nyuma yo gusenywa mbona hubatswe izindi nsengero hahandi za zindi zasenywe. Hanyuma izo zazubatswe zari insengero zimeze neza rwose pe, zijyanye n'igihe tugezemo, kandi ni ukuri zari zifite abantu bakeye kuruta abambere. Izo nsengero za mbere zasenywe nabonaga zirimo abantu, ariko abantu ukuntu bari bambaye ibintu navuga ko binyuranye. Buri wese yazaga yiyambariye uko yishakiye, buri wese yazaga isaha ashakiye, kandi buri wese akaza yavuga ibyo ashatse kuko zarimo urusaku rwinshi cyane. Hanyuma muri urwo rusaku nibwo nabonye umuntu aza arazisenya, arazirimbura zose azimaraho. Hanyuma amaze kuzirimbura arongera arasiza bushyashya. Mbona bya binonko byose arabipakiye, imodoka zirabitwaye zigiye kubijugunya.
zimaze kujya kubijugunya aho zabijugunyaga mu rwobo rurerure. Urwo rwobo ni ukuri mbona rwuzuye iyo myanda yose, ariko rwuzura imyanda irangiye mu izo ibyo bibanza byarimo insengero. Hanyuma atangira kubaka, ariko kandi yubakaga afite umwete n'ishyaka ryinshi. Hanyuma mbona abantu benshi baje kumufasha kubaka. Hanyuma amaze kuzuza inzu, izo sengero abantu bazigarukamo, baraza barasenga, ariko uko basengaga nabonaga bitandukanye n'uko abambere basengaga. Ikintu cya mbere cyanyerekaga ko batandukanye, bari bambaye bose imyenda isa. Bari bambaye imyenda isa bahuje ibara, bamwe bambaye umweru, ni ukuri umweru, bari bambaye umweru hejuru, hasi bambaye ubururu. Ayo mabara afite icyo avuze. Hanyuma mbona ni ukuri barahimbaye kandi baranezerewe. Hanyuma mbona baranezerewe rwose. Izo nsengero zifite umutuzo, zifite imbaraga zidasanzwe izi za mbere zari zifite. Hanyuma ntangira kubaza iby'izo nsengero za mbere zaguye n'izindi n'izo nabonaga zubakwa n'abo bantu icyo bishatse kuvuga. Ijwi rirambwira ngo Imana ije gukura umwanda mu nzu yayo, Imana ije gukura ikizira hera, Imana ije gusenya no kurimbura ibyishyira hejuru n'ibyikakaza byose mu nzu yayo, kandi ije kurimbura, ije gukuraho umwanda. Niyo mpamvu nabonye izo nsengero zisenga uko zasenywe zirimo umwanda, n'abazo bose bajyana nazo, abari barimo bajyana nazo bose umwanda bajya kujugunywa muri cya kinogo kirekire nabonaga imyanda ijya kujugunywamo. Ati bariya bose n'ibiriya wabonye by'amatafari, by'ibinonko n'imyanda, iriya byose Imana ije kubikubura ibivane mu nzira. Hanyuma nongera kuba ese ko mbona ibingibi bimeze gutya, nkaba mbonye n'insengero zubatswe nshyashya, kandi nkaba mbonye imyambarire y'abazirimo itandukanye n'abambere. Byo bishatse kuvuga iki? Ijwi rirambwira ngo uko Imana isenye ziriya niko igarutse kubaka izindi nshyashya, kandi zijyanye n'igihe, kandi izi nshyashya izanye n'abantu bashyashya bo kongera kuzibamo batandujwe n'ibitambo batambye byanduye. Kuko abangaba bahagurutse mu mwanya wabo, kandi bahagurutse mu gihe cyabo, kandi baje gukora mu gihe nyacyo, kuko iki gihe tugezemo nicyo gukora. Kandi isubiye aho ngaho gato, ijambo rirambwira ngo mukore hakiri ku manywa butarira. Hanyuma ndabwirwa ngo nimbwire abantu ko mbwire abantu bari mu byiciro ngiye kuvuga. Ndavuga umuntu wese uri umukristo, ndabwira umuntu wese uri umushumba cyangwa se ufite ikindi ukora mu nzu y'Imana. Ndavuga ngo nimbabwire ngo kubera ko mwacumuye, kubera ko mwakoze ibizira n'amaso y'Uwiteka, ngo niyo mpamvu musenywe kandi murimbuye mukajugunywa muri kiriya kinogo. Ngo Imana ije gukora isuku, kandi ije gukubura, ngo ntisi no gukubura gusa, ahubwo ije gukoropa ivana umwanda mu nzira, n'ikishyira hejuru cyose n'ikikakaza. Hanyuma irambwira ngo mbabwire ngo kandi uko ibyo bibaye, ngo ni nako ihagurukije abandi babishopu bashyashya, abandi bakristo bashyashya, abandi bashumba bashyashya, kubera yuko abandi bose bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bahumanyije inzu y'Imana. Hanyuma nirambwira ngo rero ngo abihagurukije namwe, ngo muri izo uko ibimenyetso murabifite. Bamwe mujya mubona muri kuririmba, abandi mukabona muri kuzamurwa hejuru, abandi ngo mukabona muri kubaka. Ibyo byose ni ko Uwiteka arimo abyubaka, kandi niko aje kubitunganya. Kandi ngo umuntu wese umwanya yamuhamagariye
ngo ukore nawe ukore afite umwete. Ariko kandi abo bantu nabonye bari bafite umwete, bari bafite ishyaka, bari bafite umutuzo. Oya, nta muntu n'umwe wigeze ugera aho hantu watashye amaramasa. Uko wageragaho wese yarahabwaga, uwaje ashonje yarabonaga ibyo kurya, uwaje arwaye yarakiraga, uwaje adafite icyo kwambara yarakihabonaga. Hanyuma ijwi rirambwira ngo umuntu wese ugiye kugaruka mu nzu y'Imana muri iyi minsi, icyo azasaba cyose azagihabwa. Kandi irambwira ngo nimbwire abantu bose nibagaruke kandi bagarukire Uwiteka, kuko nta wundi wo kugarukirwa. Bagarukire Uwiteka kuko ngo niwe ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwabo. Ngo niwe wagize ijambo rya mbere, n'irya nyuma niwe urifite. Kandi arambwira ngo nimbwire mwebwe mwese mudukurikiye, Imana yo mwijije kunyura mu ngo zanyu, iringanize ahataringaniye, ibidatunganye ibitunganye. Hanyuma icyo cyari igice cya mbere cy'ibyo nabonye. Hanyuma nongera kubona ikindi kintu gikomeye, ariko cyo nakibonye mu buryo navuga ko twabona kidakomeye, ariko kiza mu mwanya wacyo. Hanyuma nabonye mbona umuntu wari utwaye imodoka, ariko kandi uyu muntu ntabwo yari umunyarwanda. Nubwo ururimi yavugaga twarwumvikanagaho, ariko ntiyari umunyarwanda. Yari umuvandimwe wacu mu gihugu duturanye cyo mu majyepfo yacu y'igihugu cyacu. Mbona atwaye imodoka. Hanyuma iyo modoka yari atwaye, imbere yiwe hari abandi bantu bamugaragiye, n'inyuma ye hari abandi bamugaragiye. Ariko imodoka yari atwaye irihuta cyane, igonga izari imbere, hanyuma irazigonga zose, mbona iziciye hejuru. Hanyuma nyuma yo guca hejuru izo zose zari imbere yiwe, hanyuma izahije zimukurikiye nazo mbona ziraje zibonye, imaze kubona ibibaye nazo ziza zirukanka, ziri ku muvuduko urenze uwo zari zifite. Hanyuma nazo mbona zigonze iyo yari arimo, hanyuma nazo ziyiciye hejuru. Ntangira kubaza, se Mana, ibi mbonye ni ibiki? Uyu muntu wari utwaye ko mbonye ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, biriya bintu bibaye ni ibiki? Ijwi rirambwira ngo biriya ubonye ngo ni ibigiye kuba mu minsi iri imbere. Ngo agiye kuza, ngo kuri abona agatwaye ngo niko atwaye igihugu. kandi ni ukuri umuyobozi utwaye, ubona uri umushoferi utwaye, nawe urose uri umushoferi utwaye, hari ibyo uba uyoboye, hari ibyo Imana iba yagushinze. Ushobora kuba utari nawe, ariko hari ibyo Imana iba yagushinze. Hanyuma ndabwirwa ngo kuriya ubonye atwaye, mu buryo atwayemo, ngo agiye gutwarana umuvuduko mwinshi, kandi uwo muvuduko agiye gutwarana ugiye guhitana benshi, kandi ni ukuri ngo b'inzirakarengane. Hanyuma muko guhitana benshi, ngo nawe nyuma y'ibyo byose, ngo uko wabonye, ngo abari inyuma ye bamugaragiye bihuta ku muvuduko, ngo nabo bazihuta, hanyuma nawe bamugonge bamuhitane, kubera ko nawe yakoze ibyo atagomba gukora, yihuse cyane agahitana benshi. ni nako nawe nyuma yo guhitana benshi nawe azahitanwa n'abazaba bashinzwe kumurinda cyangwa se bazaba bamugaragiye. Hanyuma ndabaza se Mana ibingibi byo bizamu gihe kingana iki? Irambwira ngo rero ibingibi ntabwo bibaye uyu munsi nta nubwo bibaye ejo, ariko babyitegure mu gihe gito kidatinze, kuko uyu wabona agatwaye n'ubundi niwe uri ku butegetsi. Ibingibi bigiye kuba muri manda yiwe, ibingibi biri kuba mu gihe ari ku butegetsi, ntabwo bizamugihe atazaba atari ku butegetsi. Mu gihe azaba ari ku butegetsi nibwo bizaba. Hanyuma Imana ijwi ryongera kumbwira ngo nimbabwire ngo impamvu byose mubonye bibaye ngo nuko n'ubundi isanzwe yaramuciye ku ngoma,
ari kuyobora mu gihe kitari icye. Hanyuma arambwira ngo nibutse abantu ko Dawudi akimara kwimikwa kuba umwami wa Isiraheli, ngo mwibuke ko Sawuli yari akiri ku ngoma, ngo ariko kuba yari akiri ku ngoma ngo ntabwo byabujije Dawudi kuba umwami. Irambwira ngo mbwire nawe Dawidi ngo wibuke isezerano wagiranye n'Imana, ngo ntago yigeze yivuguruza, kandi mbibwirane nabo muri kumwe ngo Imana ije gusohoza isezerano ryayo, kuko ngo isezerano ryayo irarinda kandi ikayindira n'uwo yaribwiye. Irambwira ngo nta n'umwe izagendamo ideni, ahubwo buri muntu wese izamusohoreza isezerano yamuhaye. Rero irambwira ngo ninkubwire ngo ibyo byose wumvise ngo yabaye kugira ngo nawe usohorezwe isezerano ryawe. Kandi irambwira ngo mugire kwizera, kandi ngo uko Mose ngo Abisirayeli bategaga amaboko ya Mose kugira ngo kugira ngo ingabo zidatsindwa, ngo nabo muri kumwe bagomeze bagutegera amaboko, kandi amaboko yawe ngo uhore uyamanitse uyaramburiye, kuko iyo urambuye ukuboko kwawe hari igikoreka, iyo uvuze hari igikoreka. Hanyuma rero kandi irambwira ngo ije kugushyigikira, ije kubana nawe mu bihe bikomeye ugiye kunyuramo, ni ukuri ije kukurwanirira, kandi ngo niyo iri mu ruhande rwawe. Irambwira ngo igufashe ukuboko, igiye kugendana nawe muri urwo rugendo. Hanyuma irabwira ngo nkubwire ngo impamvu ngo ubona ibi byose bimaze igihe kingana gutya bivugwa, ngo kwari kugira ngo iguteguze kandi igushyire mu mwanya wa nyawo. Kandi irambwira ngo nkubwire ngo aho umuntu asereye isezerano naho risohorera, ngo hari ibyo abanza gucamo, nawe ngo nibyo ukiri kunyuramo, ariko ibyo byose ngo ibishyizeho iherezo, kuko ugeze ku rurembo Siyoni, ngo ugiye gutaha, ugiye kugera mu murwa i Yerusalemu, kandi nugera mu murwa i Yerusalemu ngo bazakwakirana amashyi n'impundu, kuko Imana niyo yagutumye kandi niyo yaguhamagaye, niyo igushyigikiye, niyo ikikurwaniriye. Witinya, wigira ubwoba. Ubutumwa bwacu tubugejeje ku musozo, ndumva nta bindi dufite byo kongeraho. Tugeze ku musozo w'ubu butumwa bwacu. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka tukiri muri uyu mwanya dusenge. Tugiye gusenga mu byiciro bibiri. Icya mbere tugiye ubanza gusengera itorero rishyashya, kugira ngo Imana yabihagurukije ibahe gukora mu gihe cyabo. Ikindi cya kabiri turasenga dusengera aya magambo twumvise ya nyuma kuri Dawidi, kugira ngo Imana yo mu ijuru ni ukuri ikomeze imurengere kandi imwiteho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Nyiringabo, uhishura ibihishwe kandi ukamenyesha ibyo abantu bataramenya, uyu mwanya twongeye kuza turacyari imbere yawe tukwinginga ngo nukomeze urengere itorero ryawe, iringiri wagaragaje uhishuriye, iringiri rihagurutse bushyashya. Ni ukuri abarihagurukijemo nubaha imbaraga, nubaho ubutware, nubaho ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiya, nk'uko wabivuze ngo icyo tuzaha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe. Hanyuma rero nubashyigikire kandi ubahe umwete. Hanyuma ngo uhamagara Yesaya arababwira ngo umukoreshe ikara ryaka ku munwa, nabo niko bahagurukije bakoresha ikara ryaka ku munwa. Bari mu ngeri zitandukanye, harimo abakirisito, harimo abadiyakoni, harimo abajyanama, harimo abarimu, harimo abapasitoro, harimo abavugabutumwa bw'ubushake, hari n'ab'umwara w'ubushake, hari n'ab'umuhamagaro, hari n'ab'abagahato. Bose bari mu ibyo byiciro. Hari ababishopu, hari n'abapasiteri mu ngeri zitandukanye, harimo abapadiri. Bose barimo mu ibyo bice byose. Ndakwinjiza ngo ubahe imbaraga kandi ubarwanirire, ni ukuri ubiteho kandi ubahe imbaraga zo gukora umurimo nk'uko ushaka, kandi ubarinde kugwa mu mutego nk'abandi baguyemo, kugira ngo baramire mu bwami bwawe, baramire mu murimo wawe, kandi bazabashe gutura mu gihugu cyo mu ijuru.
hanyuma unatwemere twongere dusenge tukiri imbere yawe, dusengere ibivuze kuri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Mwami mwiza, nurengera abagituye, nubarwanirire, nubiteho rwose, ibahiga nubihige, ibateye nubitere, kandi ibasamiye nabyo nubyasamire mu izina rya Yesu. Mwami mwiza rero, nyaguhora ku ngoma, urengere umugaragu wawe witoreye, kandi ukamwimuka ukamwimikisha amavuta, uko ijambo ritubwira kuko wimitse Dawidi umukwiye mu ishyamba, ngo Sawuli yari akiri ku ngoma, ariko kandi ngo ntabwo byawuje kugomeza kwitwa umwami kugeza igihe yagereye ku ngoma. Rero nubwo Sawuli akiri ku ngoma, ariko Dawidi nawe ari ku ngoma. Nurengere Dawidi rero ko ni wamwimitse, kandi nukomeze umwiteho, urinde amaboko yo gutenteburika, urinde ibirenge bye gutsitara, kandi n'amavi yiwe uyarinde gutsikira rwose. Mwami mwiza, umukomeze mu bugombambare, umukomereze amavi, umukomereze amaboko rwose, umutima we n'umukomeze kandi uhe gukomera, kandi ukomerere mu buntu bwawe. Hanyuma Mwami mwiza, ndakwinginze rero ngo imuhiga nubihige, bimurwanya nubirwanye, nubwo intambara zibaye nyinshi kuri we, ariko ibyo byose nubirwanye kandi ubikuvane mu nzira mu izina rya Yesu. Numutambutse kandi umugeze aho agomba kugera, agereye amahoro. Ubwo azagera i Yerusalemu, azashima izina ryawe ndetse ashimane nabo bazaba ari kumwe natwe. Ubwo uzaba wasohoza isezerano wagiranye nawe, natwe tuzashima izina ryawe, kandi izina ryawe rizakomeza guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Uko ibingibi byumviswe kuva ku ntangiriro kugera aho isi itangirira, barinda kuva aho isi itangira kugera aho irangirira, ni ukubisoresha umwete, kandi abakwizeye bose babone kugira neza kwawe. Tubisabye twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, amena.